Abakunzi b'Indege News ndabashuhuje. Nk'uko intego ya Indege News ari ukubagezaho amakuru acukumbuye kandi asesenguye ndetse no kubamara amatsiko y'ibyo mwibaza ku ndege abenshi bakunze kwita igisiga kinini. Uyu munsi ntibisanzwe. Uyu munsi tugiye gusura icyumba cy'abayobozi b'indege cyangwa se abapilote. Mu Cyongereza icyo cyumba kikaba cyitwa cockpit. Ubwoko bw'indege bwa Boeing 737 tukaba twasuye icyumba cy'ubwo bwoko. Gusa mbere y'uko dukomeza, reka ngusabe wowe utarakora subscribe kugira ngo udutere inkunga, uduha subscribe, like ndetse n'ibitekerezo byawe ntureke kubiduha muri comment. Twagiye. Okay, nk'uko mubibona hano hari icupa ritukura. Abantu benshi iri cupa bararimenyereye, akaba ari kizimyamwoto cyangwa se fire extinguishers, aho ikunda gukoreshwa nko mu gihe iki cyumba cyaba cyatewe n'inkongi y'umuriro. Hano inyuma hari umuryango winjira muri iki cyumba cy'abayobozi b'indege. Reka dufungure umuryango turebe. Uvuga ngo ufunguye umuryango uhita ugera mu bindi byumba by'iyi ndege. Ntabwo ariko aribyo tuje kuganiraho, ahubwo reka dusubire mu cyumba cyacu cy'abayobozi b'indege. Twafunguye rero, twasubiye iwacu mu cyumba. Reka dutangire rero uko iki cyumba giteye. Hano murahabona intebe. Iyi ntebe akaba ari iya kapiteni cyangwa se umuyobozi w'indege mukuru. Urabona hariho n'umukandara iyo atwaye aba agomba kuba awambaye kugira ngo abe akomeye, nyine ameze neza. Hano hari indi ntebe ya kabiri. Iyi ntebe ya kabiri akaba ari iya first officer cyangwa se umwunganizi wa kapiteni. Hano hari indi ntebe ya gatatu, nubwo utarimo uyibona, ariko ahangaha hari intebe ya gatatu y'umuntu bita observer. Observer ni nk'umuntu ureba uko ibintu biri gukorwa. Ushobora no kujya gusura muri cockpit nawe. Iyi ntebe rero iyo ukoze kuri aka kantu gatukura hano, irafunguka igaza ikaryama muri uno mwanya, umuntu akicara. Uyu mwanya wa observer nawe baguhaye karibu muri iki cyumba, nawe wawicaramo. Hano uyu observer cyangwa se uyu muntu ureba uko ibintu bikorwa, ariko nawe hari ibyo agira byo kuba yabasha kuyobora cyangwa se gukontorora mu ndege, kuko nawe hano ahafite za mikrofone abasha kwambara. Hari n'ibyo turaza kubona hano hejuru abasha gukontorora. Okay. Noneho reka duhere hano. Murabona hano hejuru hari ubwoko bw'amatara bugera nko muri butatu. Hari iri tara riri hano ryitwa ni dome light, ribasha kwaka rikabonesha urumuri ruba rutari rwinshi cyane, rikabonesha mo hano muri iki cyumba. Hari n'iri ngiri ryitwa flood light, naryo ribasha kubonesha rikabonesha naryo muri iki cyumba. Ryo riba urumuri rwarwo ruba rusa nkaho rwisumbuyeho ku rwa dome light. Hari n'iri ngiri ryitwa cockpit utility light. Iri ryo urabona rifite urusinga ariko rusa nk'urwizinze ukuntu ushobora kuricomora ukarijyana ukarimurikisha ahantu wenda ushaka kureba neza cyane. Twagiye rero ku mwanya wa kapiteni. Icyo nakubwira, kapiteni buri gihe ni ihame yicara ibumoso. First officer cyangwa se umwunganizi we akicara iburyo. Wambaza ngo kubera iki? Nimba ushaka kubimenya nabyo ubitubwire muri komenti, nabyo tuzabiganireho impamvu yicara
ibumoso. Hano rero kwa first officer hano hari kwa kapiteni hano hari hand mic cyangwa se microphone yo mu ntoki, ayifashisha ari kuvugana n'abantu bayobora indege baba bari ku bibuga by'indege, cyangwa se ashaka nko gutanga itangazo ariha abagenzi bari mu cyumba, mu kindi cyumba batari hano. Hari ikindi kintu kiri hano hejuru, ni indangururamajwi cyangwa se speaker. Iyi ngiyi nayo ibasha gutanga amajwi mo hano, nko mu gihe abantu bari kuvugana n'abapilote, cyane cyane nk'abantu bari ku bibuga by'indege nyine, ibyo bari kuvugana n'abapilote, bari kubabwira wenda uko ikirere kimeze, cyangwa se uko inzira, nimba ku kibuga nta yindi ndege ihari igiye guhaguruka ngo bitaza kuba byagongana, kuko baba bavugana, hari amakuru menshi baba bagenda bahana. Iyi ndangururamajwi rero ifasha abayobozi b'indege kumva ayo majwi. Iyi ni hand mic cyangwa se microphone yo mu ntoki akoresha ari kuvugana nabo. Iyi ngiyi ni oxygen mask cyangwa se oxygen mask microphone, ni microphone nayo, nko mu gihe haba habaye ikibazo bakajya nk'ahantu mu kirere batabona umwuka, ashobora kwambara iyi mask nyine igapfuka amazuru, ariko ibirimo na microphone ku buryo ashobora kuba yabasha kuvuga akavugana n'abari ku butaka, cyangwa se akaba yabasha no gutanga itangazo ariha abagenzi. Tugiye kandi uko bino biri hano kwa kapiteni n'aha ku ruhande rwo hirya kwa first officer nawe arabifite. Twagiye ku modoka zisanzwe, imodoka tumenyereye mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose twita ngo ni vora, cyangwa se ibifasha, iyo vora ikaba ifasha umuyobozi w'imodoka cyangwa se umuyobozi w'imodoka kuyobora. N'aha ngaha rero control wheel twayifata muri urwo rwego, nayo ifasha umuyobozi w'indege kuyobora, gukata, cyangwa se gutuma izuru ry'indege rireba hasi cyangwa se rireba hejuru. Ni ukuvuga ngo iyi control wheel nicyo ibibafasha, ni ukuyobora. Nuko naho ngaho kwa first officer cyangwa se ku mufasha wa kapiteni nawe irahari. Reka dukomeze tugende. Reka tujye ku iki gice kindi nacyo gifite ubundi muri rusange, nk'uko mubibona, indege ifite ibice byinshi byo kugenzura uko sisiteme z'indege, ibindi bice by'indege biba biri gukora. Ni nk'uko mubibona, ni amabuto menshi, ni byinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo tubirangize aka kanya. Turavugamo iby'ingenzi. Ni nk'uko wajya gusura umuntu, ntabwo wahita ugenda ngo ugere mu gikoni na hehe hose, ahubwo agenda ukicara muri salo mukaganira, akakuzimanira. Rero natwe uyu munsi turareba bimwe by'ingenzi, ibindi tuzakomeza kubibona mu biganiro byacu biri imbere. Ndakurarikira gukora subscribe wowe utarakora subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu biri imbere ntibizagucike. Reka dukomeze. Twagiye ku iki gice cyo hejuru. Iki gice cyo hejuru nacyo akamaro kacyo ni ukugenzura ibindi, ni ukugenzura
cyangwa se gukontorora ibindi bice sisiteme y'indege, sisiteme zitandukanye. Hano rero iki gice cyitwa audio control panel. Iki gice cyo cyagenewe wa muntu twabonye wa gatatu bita umwobuzavu, umwe uba wicaye ahangaha. Ni ukuvuga ngo arahaguruka agakontorora ibyo akora, akambara headphone ziba ziri hano nazo, cyangwa se agafata microphone nawe akaba yavugana, akaba yatanga itangazo aribwira abagenzi, cyangwa se akaba yavugana n'abari ku kibuga bayobora indege. Icyo gice rero urabona no kwa kapiteni ngiki cya audio control panel, ndetse no kwa first officer nawe ngiki hano. Ikindi nababwira ni uko iki gice cyose uko mukibona, iki cyitwa ni after overhead panel. After overhead panel twavuga ko ari nk'igice kigenzura ariko kiri hejuru y'umupiloti mu gice cy'inyuma. Muranyihanganira kugenekereza mu kinyarwanda, wenda ashobora kuba ntabikoze neza, ariko ni igice kigenzura izindi sisiteme zo mu ndege, kiba kiri hejuru mu gice cy'inyuma. Hano ho guhera hano werekeza imbere akaba ari forward overhead panel, cyangwa se ubwo ni igice kigenzura izindi sisiteme, kiba hejuru mu gice cy'imbere. Yes. Hano ikindi kintu wenda twavugaho kuri hari flight recorder, flight data recorder. ni ujya wumva bavuga ngo black box. Hano niho babasha gukontorora cyangwa se kuyigenzura, bareba mbese iriteguye gukora neza, kuko indege bakunda kujya bakora control nyinshi. Rero iyo bashaka kureba ko iyo black box ikora neza nta kibazo, ahangaha niho bagenzurira. Reka ibi bice byo hejuru, kugira ngo ikiganiro cyacu nacyo kitaba kirekire, tuze bigarukiriza ahangaha, tuzajya dukomeza tugende tubirambura. Hariho byinshi cyane. Reka wenda tuvuge kuri izi screen ziri imbere, cyangwa se tableau ziri imbere. Hano imbere kwa bapiloti harimo izerekana amakuru, aho ubutumburuka indege iri kugendaho, umuvuduko indege iri kugendaho, icyerekezo, igihe indege iri bugwire ku kibuga, igihe indege iri bukoreshe kugira ngo irangize urugendo rwayo. Ayo makuru yose aba agenda agaragara hano imbere. Ikindi kintu ntababwiye kandi gishobora kuba ari ingenzi ni ahangaha, nimba mubasha kuhabona neza, handitseho 1 na 2. Iyi yitwa ni thrust lever. Uvuga ngo iyo uzamuye kano ka mbere uba wakije moteri ya mbere, wazamura aka ka kabiri uba wakije moteri ya kabiri. Ahangaha naho hari park brake, nk'igihe indege iri ku butaka, iyi park brake iba imanuye nyine, ni ukuvuga uba wafashe feri indege ihagaze. Igihe rero tuvuge ko indege yawe iri mu kirere nyine, izi thrust lever wazizamuye nyine, indege iri mu kirere yagurutse. Noneho hano hari amatara y'ubwoko butatu atukura,
hari iryanditseho rimwe, hari iryanditseho rimwe, hari iryanditseho kabiri, hari n'iryanditseho EPU. Ni ukuvuga ngo aya ni amatara yaka ari kwaka nk'impuruza, cyangwa se ari gutabaza avuga ko moteri ya mbere yafashwe n'inkongi. Ubwo igihe iri rya mbere ryatse, irya kabiri rizaba ari gutabaza yuko moteri ya kabiri yahuye n'inkongi. EPU nayo ni ubwoko bwa moteri buba mu murizo w'indege. Ubwo bwoko bwa moteri bwahuye nabwo n'inkongi y'umuriro, iri tara riraka. Ikindi wenda nababwira ni uko nk'igihe moteri imwe ipfuye, engine imwe ipfuye, iyi EPU ihita zigafatanya n'isigaye, cyangwa se zose zaba zigize n'ikibazo ntizikore, iyi EPU igasigara ari iri gukora, ariko umupilote agahita amenya icyo gukora, agashaka igisubizo nyine, agashaka aho ajya kugwisha indege mu buryo bwihuse kugira ngo bakemure icyo kibazo. Muri rusange ni ibyo ngibyo naba mbabwiye kuri uru rugendo twakoranye hano muri cockpit. Navuga ati naho ubutaha, ufite uwagize ikibazo ashyire muri comment, kandi nongere mbabwire ngo mukore subscribe, like and share, ubundi turi kumwe. Nababwira ngo Imana ibagirire neza. Ciao ciao.